seminari abantu baranibaza bati se biragenda bite mu by'ukuri ubundi AFC M23 coordinateur ni Nanga Colonel Nanga harimo Bertrand Bisimwa n'abandi regana ba Makenga bayoboye ingabo bose ubuhajemo Kabila wabaye umukuru w'igihugu imyaka 18 barakorana gute mu by'ukuri niba koko byo bavuga niba ikibazo uri mubaza ni ikibazo cyiza ariko uko imiryango yaguka ni nako igitekerezo uburyo iyoborwa igihe urugamba M23 yatangije rwari rurimbanyije nicyo gihe Colonel Nanga yaje azanye icyitwa ihuriro AFC mu by'ukuri icyo gihe tutabonaga ko ari ihuriro kuko nta wundi muryango yazanyemo mushya uje gufatanya na M23 abantu baribazaga batese AFC izakora nite na M23 ariko byarakunze uyu munsi Colonel Nanga ni umuyobozi mukuru wa AFC wari usanzwe ayobora M23 aramwungirije ashinzwe ibibazo bya politike na diplomasi ntibitangaje rero kuba Kabila nawe ashobora kuza noneho kiriya kintu kikaguka kurushaho kikaruta AFC kikaba ikintu kinini aho nawe ashobora kubona ibyo akora kuko ngewe Kabila mubonamo nk'amaboko icyambere AFC M23 yego icyambere kuba ari umuntu wabaye umukuru w'igihugu imyaka 18 ushobora kwibaza ngo afite abantu bari kuri urwo rwego rwe b'abakuru b'ibihugu bangana iki bamushyigiye bamwumva kuko ibyo ari byose umuntu mwakoranye muri abakuru b'ibihugu mwembi muhamagarana mwoherezanya text message biroroshye kukugeraho n'intumwa yo kukugeraho kurusha umuntu mushya mudafite ahantu uko ibihugu biyoborwa n'uko isi yoborwa n'imiryango mpuzamahanga byose arabizi nk'umuntu wabibayemo imyaka 18 ahari icyuho ahari amahirwe byose arabizi niyo mpamvu mvuga yuko mu by'ukuri ni amaboko akomeye ihuriro nka AFC ryaba rigize kandi nigeze mbivuga iyo wumvise ubutumwa Bertrand Bisimwa yatanze aganira n'itangazamakuru avuga ngo ntimukadufate nk'abantu bafite ibibazo babizanye ngo leta ibikemure ahubwo tuje nk'abantu bashaka impinduramatwara bashaka gukemura ibibazo by'abaturage twaba dukoranye na leta cyangwa tudakoranye nayo ngewe nibaza ko ntabwo ari imvugo y'amarenga ikigaragara nuko impinduka muri Kongo biragaragara yuko igiye kuba Perezida Kabila rero ashobora kuba yavuze ngo ndashaka kuba umwe mu bazazana iyo mpinduka niyo mpamvu ntashaka gusigara inyuma kuko aho yarari ibyo ari byo byose ntabwo bamwirukanye ariko ashobora kuba yanatekereje ateregeje bashobora gukora bya bindi byabo bakora bagashyiraho abacamanza bagakora urukiko bakankatira igihano cyo kwicwa hanyuma bakohereza impapuro zimfata n'igihugu kimfite kikakurikiza ibyo cyasinye n'igihugu cyanjye ejo nkabona nisanze ahantu muri gereza ntegereje kwicwa birashoboka ati nk'umusirikare aho ugira ngo nzaze gutoragurwa ahangaha nk'uko batoragura isenene ahubwo napfa ndwana ibyo ni ibintu abasirikare bose bahuriyeho yumva adashobora kwicwa atagerageza kurwana nibaza rero iyo umuntu afashe ko azarwana kugeza ku munota wa nyuma cyane rwose kuko iyo urebye iriya mbwirwaruhame yakoze yagaragaje yuko igihugu nta kigenda ubuzima bw'igihugu budahari agaragaza ko abaturage nta kintu ubutegetsi buriho bubamariye agaragaza ko ari ubutegetsi busahura ubutegetsi bwica ubutegetsi bwamaze gukuraho ubucamanza
ubucamanza ntibwigenga, itangazamakuru ntirikibaho, ntibihanganira ijwi rinyuranye n'iryabo. Urabona imbwirwaruhame yose ukuntu uko yari imeze. Ni ukuvuga mu by'ukuri yari imbwirwaruhame y'umuntu urwanya ubutegetsi, ariko nk'umuntu wari warageze n'ubundi ku butegetsi ari kumwe na se bakoresheje inzira ya gisirikare, arabizi neza ko mu gihugu nka kiriya kidafite ubutabera, kidafite ubwisanzure, hatari kubaha amategeko, udashobora gufata ubutegetsi ukoresheje inzira ya demokarasi. Ni ukuvuga ngo yasanze ubutegetsi yarabwihereye abagange, nabo babukoresha nyine nk'abagangisiteri. Kuko iyo urebye mu by'ukuri ibyo bakora, nk'iyo ibyo bandika niba ari byo, iyo ubonye nk'uburyo bagabagabana. Uriya wari perezida, wari minisitiri w'imari muri Kongo witwa Nicolas Kazadi, yarivugiye ngo iyo imishinga ije, ikibanza nuko abantu babanza kugabagabana amafaranga, hanyuma bagatekereza nyuma ikigomba gukora. Atugo niyo bagitekereza amafaranga yo kugikora atagihari, kuko bayagabagabanye. Yego, mbere ko njya kwa ambasaderi Sebashongora Dieudonné, hani ikindi abantu bibaza ko ati ubu Joseph Kabila nibwo yumva neza ibyo M23 yarwaniye kuva kera, yahane kuva kera, kuko 2012 na 2013 ubwo M23 n'ubundi yakubitwaga, Kabila ni wari uri ku butegetsi, Mbetre Gasuminari. Kubati ubu nibwo Kabila yumva ibibazo bya M23. Ariko ndagira ngo two kwitiranya ibintu. Ibyo M23 yarwaniraga muri 2012 na 2013 igihe yaraswaga, bitandukanye n'ibyo AFC M23 irwanira muri 2025. Ni ukuvuga ngo ubu ni umushinga wagutse. Mbere bavugaga ko bashaka yuko leta yubahiriza amasezerano yasinyanye nabo, byari ibibareba gusa. None ubu ngubu ni ibibazo by'igihugu muri rusange, ni imitegekere y'igihugu muri rusange, ni umutekano w'abanyagihugu muri rusange, ni iterambere ry'igihugu muri rusange, ni umutungo w'igihugu muri rusange. Rero mu by'ukuri ntabwo twabigereranya, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Kabila rero ashobora kuba yarabonye noneho umushinga wagutse kurushaho, akaba ariyo mpamvu yumva ashaka kuba umwe mu bawugize. Kuko ntabwo bya bindi twavugaga by'amasezerano yo kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu muri 2009, ntabwo ari by'ubu ngubu biri ku meza. Ngira ngo nakunze kubitindaho. Bertrand Bisimwa wayoboraga M23 niyo wenyine wivugiye ngo leta ya Kongo ntiyibaze yuko hari ibyo tuje kuyisaba ngo iduhe cyangwa ngo idufashe kugeraho, ahubwo icyo tuyisaba nuko imitegekere y'igihugu cyacu ihinduka, nuko igihugu cyacu kiyoborwa mu bundi buryo, nuko abaturage bacu bahabwa agaciro, bagahabwa ibikorwa remezo nk'abandi baturage, bagahabwa amashuri, bagahabwa ibitaro, imitegekere y'igihugu igahinduka. Rero biratandukanye. Ntabwo ibyo ubu AFC M23 iharanira nk'ihuriro ntaho bihuriye n'ibyo muri 2012 na 2013, aho bafashe intwaro bavuga ko barimo barengera abaturage bahohoterwa, bicwa, bakoherezwa mu buhunzi, abandi bagahezwayo. Icyo kizaba kimwe mu bindi byinshi bazaba baharanira, ariko nibaza yuko urwo rwego bararurenze, kandi nibaza ko batazongera gusubira inyuma. Yego, ambasaderi Sebashongora Dieudonné, ibi ngibi hari nabona ko binahuriranye niba nka perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku cyumweru yaragiye hariya muri Kongo akabonana na Tshisekedi, bakaganira ku bibazo by'umutekano ndetse n'ibindi bishobora gukorwa. Ubu ngubu AFC 23 itangaza ko na Kabila yageze igoma. Ibi ngibi iyi mpurirane hari ahantu ishobora guhurira, cyangwa n'ubundi Burundi na leta ya Kongo n'ubundi ni bamwe baraganira uburyo bwo kugira bwo gukomeza ubufatanye? Ntabwo dushobora kwifatanya kuba Kabila yagiye kuri Goma cyangwa perezida w'u Burundi yaragiye Kinshasa. Ntabwo twabihuza, ariko umuntu ashobora kubishakira imvugo. Njyewe ndabona ari ibintu bibiri bitandukanye. Uriya mugabo uri Burundi arugarijwe, M23 irahari. Amakuru tubona nuko isaha ku yindi cyangwa umunsi ku wundi
Uvira ishobora gufatwa ora abasirikare be niyo ari Uvira ubwo wenda ubushobozi bw'ababanye buke ati reka nyaruke njye kureba patron ko ni umukoresha niba hari icyo yambwira niba hari inama twakorana niba hari n'ubushobozi yanyongerera kugira ngo dukomeze tugume hariya nani Uvira. Kabila kujya kuri Goma nayo n'indi strategy yo kongerera ubushobozi AFC M23 ariko ubushobozi ku rwego mpuzamahanga ariko no ku rwego rw'igihugu kuko Kabila wenyine en fait il faut qu'analyser la société société congolaise qui le chef reste le chef n'umuntu uri hejuru nubwo bazanye ibintu ngo bya demokarasi bamwe bavuga menshi ariko chef wabaye chef bakomeza kumwubaha bakomeza kumutinya bumva yuko ikibazo kidashobora gukemurwa n'undi muntu utari we icyo kize rero bamufitiye akagifata akagenda akajya kuri Goma hari abanyekongo benshi bavuga ati arukuntu muri Kongo bavugaga ngo papa ye nzaresiri bivuga iki bavuga ngo papa araje inzara irashize Kabila nawe araje atanze espoir kumenya iyo espoir kwingana uko mu gihe kingana kizaba biri hariya ntawe ubizi kuko muri politiki ntawe wamenya ukuntu abisobanura ibyo ngibyo ntabwo wavuga ngo bizakomeza kuriya hashobora kuba kuza ikindi kintu kikabihombya cyangwa kikabiha indi nzira ariko ubu ngubu tuvuga nuko guverinoma ya Kongo ikinshasa ubu noneho baricara bagatekereza ati ibi bintu turabisobanura dute kuko arabarwanisha hanze akabarwanisha no mu gihugu kuko ntibibwiye ko abanyekongo bose bakurikira Tshisekedi arabatamushaka ariko kubera ko abafatirana uza kuvuga mwica buri muntu akinumira ntagire icyo avuga ariko babonye no mutwara avuga ati aha reka twongere uretse no gutwara afite n'igiceri kubaha make abaho ngabo bakoresha za réseaux sociaux YouTube bagura gato bakoresha ibintu ugasanga kintu giteye umutwe nkuko nawe akoresha amafaranga ya leta kugira ngo ateshe abandi umutwe ndavuga Tshisekedi urumva ni bihanganye bibiri no bihagaze kandi umwe avuga ati ni gihe wagugize hari ikibazo psychologique mu mutwe nta kigenda n'abanyekongo ubwabo baza gucangamukirwa ahubwo se barabyitwaramo gute justement bizabafata akanya kugira ngo bumve aho bigana ariko bamwe bamwemerana nka buriya bagiye deja bamugiye inyuma reka turebe tubitega amaso mu minsi izaza ikizaba mu banyekongo imyitwarire yabo kuko bitinze gatoya wabona habaye bwa mbere habaye manifestation ikinshasa ariko noneho yerekane ko badashaka Tshisekedi nibikorwa gutyo ntabwo bizakurikirana avaho ariko ubu hari agahenge n'ubwo imirwanda akazi nk'uko Maître Sumara yavuze kari agahenge ni impapuro no kugira ngo izo ntuza aya maseko numva ngo bari abasirikare bavuye kuri Goma bagenda bakagenda muri Tanzania barangiza bakajya i Bujumbura bakongera bakinjira i Buvira byahagaze he ibyo ni bivugwa biravugwa avuga ko abasirikare ba Afrique du Sud bari Buvira ariko nta gihamya ariko ntabwo nanone navuga ngo ntibishoboka ahimase ko bamwe bakiri kuri Goma bategereje iki niba kuko baremewe bakora ayo masezerano ngo batahe kuki badataha ni ukuvuga hari akagambane kandi twebwe umunyarwanda usanzwe adashaka kumenya ariko abanyekongo nibo bireba cyane birabareba ariko abanyarwanda icyo bacunga nuko bitagira icyo bihungabanya ku buso nkubwira na Maître abivuga uri Kinshasa uri nko mu kindi gihugu ibyipasa kuri Goma buriya ce sont les larmes de crocodile
abo kuri Goma bapfa badapfa ntacyo bibabwiye. Ikibabwiye ni ukugira muri bare, ni ukugira mu modoka meza, ni ukuvuga ngo twigire gutembera Paris, c'est tout. Bakariya amafaranga geza abashiriraho, naho kuvuga ngo warwana igihugu no. Kabila rero kwahagaze hari arakizi, sinavu umukunda utamukunda ni umuhanga mutwe, kandi icyiza afite ntavuga. Abanyekongo baravuga baraboroga birwa n'ibyo batabonye barabihimba, ariko si bose. nkande wundi utavuga mbwira. Yego hari bamwe muri bo. Yego no yego ariko Kabila nagira ngo kuriya kubana na se ari impunzi muri Tanzania akora uko kugira ngo babeho byamuteye kutavuga. Arifata akabareba mu maso akabashushanya no kugira ngo aze hariya kuri Goma. Buriya bashushanyije abari ibyo barimo murabizi yewe ndagihare, kandi koko haraza kuba ikintu kimeze nka deflagration. Baza guta umutwe. So niyo inkunga nini mbonye yahaye AFC na M23. Naho bindi bafite strategy, bazi icyo barwanira, n'ibyo vice president yavuze, no kugira ngo hataba confusion mu kumenya icyo AFC M23 ishaka. Kuko wayango n'umwana witeye hejuru ko mutamugaburiye, noneho kugira ngo leta ya Kongo iri Kinshasa imuhe ibyo ashaka ubundi aceceke. Kandi byabaye kenshi. None ibiko birimo kuba mu gihe hari ibiganiro Maître Gasumira wari bikomojeho, ariko nagira ngo nongi tubigarukeho twumve mu by'ukuri. Hariho ibiganiro by'idohari muri Katari aba hagati ya leta ya Kongo na FC 23 bigamije nyine kuzana ako gahenge. Hari n'ibindi byo muri Amerika. Ibi ngibi birimo kuba no kuza kwa Tshisekedi ntabwo birakomeza ikibazo, cyangwa se ugasanga na bya biganiro aho byari bigeze bigiye kudindira cyangwa bigasubira inyuma. Yewe sinibaza ko byakomeza ikibazo. Byakomeza ikibazo kuko n'ibyo biganiro ubwabyo twavugaga kugeza uyu munsi byari bikiri bya nyirarureshwa. Kuko ngira ngo twarabivuze kuri izi mikoro, kugira ngo impande zombi zihanganye mu mirwano zishobore kuganira zigere ku kintu nakwita amasezerano, nuko haba habayeho ubushake. Ubundi nyuma yuko habaho ubushake bwo kuganira no gukemura ibibazo, hakaba ibikorwa bifatika bikorwa n'impande zombi mu kugaragaza yuko bashaka gukemura ikibazo. Kugeza uyu munsi intumwa zihagararira leta ya Kongo ni intumwa zo ku rwego rw'abatekinisiye, abenshi bakomoka mu bwoko bwa Perezida Tshisekedi kandi bakora mu nzego z'iperereza, nabwo atari ku rwego rw'ubuyobozi. Abo ni abantu badashobora gufata icyemezo na kimwe igihugu gishobora kugenderaho kubera urwego rwabo. Bivuga ngo baravuze ngo tuje mu mishyikirano kugira ngo turangaze abantu, ariko mu by'ukuri iyo mishyikirano ntayo dushaka. Ikindi hari ibyo AFC M23 yasabye nk'ibintu by'ibanze mbere y'uko ibiganiro bitangira. Muri ibyo byose nta na kimwe cyakozwe. Icya mbere harimo gukuraho ziriya manza zikatira abantu baba ibihano byo kwicwa. Hari ugufungura abantu bafunzwe bazira yuko bafite aho bahuriye n'ihuriro rya AFC na M23 bari muri za gereza. Nta n'umwe wigeze arekurwa muri abo bantu. Ikindi cy'ingenzi harimo yuko Perezida Tshisekedi cyangwa umuvugizi wa leta ya Kongo ajya ku bitangazamakuru bya leta n'ibyigenga akavuga ko leta ya Kongo yemeye kandi yiteguye
kujya mu biganiro bitaziguye n'umutwe n'ihuriro rya AFC M23. Ibyo nabyo ntabwo byakozwe. Ni ukuvuga ngo abantu barabahamagaye babahuriza mu cyumba cy'inama i Doha muri Qatar, barababwira bati iyi ni imishyikirano iri kuba hagati y'abanyekongo, ariko ibyasabwe nta na kimwe cyakozwe. Abantu boherejwe nk'uko nari mbikubwiye, urwego rwabo ntabwo rwatuma bashobora kugira ibyemezo bafata. Ngira ngo mwarabibonye igihe bahagarika imishyikirano ku nshuro ya mbere, batandukanye nta kintu bumvikanye, nta n'itangazo bahuriyeho basinye. Bamaze gutandukana, buri umwe yamaze kujya aho yavuye, hasohoka itangazo ryitwa ko ari itangazo rihuriweho n'impande zombi, kandi intumwa za leta barisinye bonyine, n'intumwa za AFC M23 nabo umuvugizi wabo bari urisinya. Nubwo ibyari bigize ayo matangazo byasaga, ariko rimwe ryasinyiwe kuri Goma, irindi risinyirwa i Kinshasa. Bivuga ngo habayeho igitutu cy'abahuza, bavuga bati iminsi yose mumaze ahangaha ntabwo mwagenda ari nta n'ikintu kigaragara. Rero kuvuga yuko iyo mishyikirano hari ikintu ishobora gutanga biragoye, kuko ikintu kizatanga igisubizo ni bya bindi abanyarwanda bajya bavuga ngo amaboko azaguha ujye uyabona mwiramukanya. Nuvuga ngo iyo ibintu byatangiye nabi biba bigoye yuko birangiza neza. Ntabwo rero mu by'ukuri imishyikirano ni byiza kuko abantu barayisabye. Ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika bavuze yuko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora gukemurwa n'ingufu za gisirikare, bisaba ibiganiro bya politike. SADC nuko yabivuze, EAC nuko yabivuze, umuryango w'abibumbye nuko wabivuze, ubumwe bw'Iburayi nuko wabivuze. Noneho kubera ko iyo miryango yose ariho perezida wa Kongo na leta ye birukankiraga bavuga ngo barasaba yuko hari ibihugu bihabwa ibihano ngo kugira ngo kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko leta ya Kongo yari bakeneye bose kandi bose bahuriza ku kintu kimwe ngo hagomba kubaho ibiganiro by'amahoro, niyo mpamvu bemeye kohereza abantu mu mishyikirano. Ariko kugeza uyu munsi ntibari babyemera ku mugaragaro yuko bari mu biganiro na AFC M23. Ikindi ntabwo bigeze bahindura abantu babahagarariye ngo boherezeyo nibura abantu bo ku rwego rw'abaminisitiri cyangwa se abahagarariye inteko ishinga amategeko nk'abantu batowe bahagarariye rubanda. Bohereje abantu bo mu muryango wa Perezida Tshisekedi bajya kubakurikiranira, mujye mutubwira murabona umwuka umeze gute. Rero niyo mpamvu tudashobora kuvuga yuko ari ibintu bishobora gutanga igisubizo ku buryo burambye. Ikindi ngira ngo abantu bakunda kwibeshya ni ibi bintu kuvuga ngo mu bihugu bikomeye nka Amerika ngo iyo yabyinjiyemo ngo ese ngo mubona ngo bishobora ngo gupfa kurangira bityo, ariko bakirengagiza ko nubwo butegetsi bw'ibyo bihugu bikomeye nk'ubutegetsi bwa Perezida Trump ntibushobora kurenza imyaka 4. Iyo myaka 4 uwa mbere urabona ubu ngubu tugiye kugera mu gice cyawo, bivuga ngo hasigaye imyaka 3 n'igice mu byo, kandi imyaka 3 n'igice ni igihe gito. Nta nuzi ngo uzaza nyuma ya Trump azaza afite iyihe gahunda ya politiki. Rero ntabwo washingira destin cyangwa ahazaza h'igihugu ushingiye ku byifuzo cyangwa ku bikorwa by'ikindi gihugu cyangwa se ibitekerezo by'umuntu watowe mu kindi gihugu, kandi mu by'ukuri wa muntu atorwa akaza akagenda hagatorwa undi uzaza afite ibitekerezo bitandukanye nawe. Rero twebwe icyo tubona nuko biriya biganiro byari byiza yuko bibaho, abantu ngo babone yuko ntacyo byatanze. N'ubu ntacyabihagaritse ariko n'ubu birimo ariko ntacyo birageraho kugeza uyu munsi. Ngira ngo nk'uko nabikubwiye hari za préalables zari zaratanzwe, ibyagombaga kubanza gukorwa mbere y'uko ibiganiro biba. Muri ibyo byose nta cyakozwe. None se urashaka yuko uyu munsi ihuriro rya AFC M23 ryemera ngo duhagaritse imirwano, turemeye abayobozi bacu baze babafate bajye kubaca imitwe kubera ko bakatiwe ibihano byo gupfa? Ese twategereza yuko bavuga bati uretse n'abakatiwe ibihano byo kwicwa hari n'abandi bafite impapuro zo gutabwa muri yombi zasabwe na leta ya Kongo, izisaba rukiko rwa politike mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho gukurikirana abantu bo muri Afurika? Ibyo byose ntabwo mu by'ukuri nibaza yuko ari ibintu bishoboka, kuko
ibintu bizashoboka biba bigaragara, hari ibikorwa bifatika ubona ko birimo bikorwa biganisha ku mahoro. Ariko ikigaragara ni uko niba uyu munsi perezida Ndayishimiye arimo arunda abasirikare Uvira, akaba yinjiza n'abo banyamahanga nabo n'abandi bacanshuro baza basanga, akaba ajya i Kinshasa gukora inama na perezida Tshisekedi, kandi akavuga ko inama bakorana ari ukwiga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. ariko ni inshingano ze nacyo cyari cyamujyanyeyo. nta nshingano afite, kuko inshingano yari afite ni iy'umuntu wayoboraga iriya mekanisme y'amasezerano ya Addis Abeba ishinzwe kugarura amahoro. Ubundi nk'umuntu wari ubishinzwe mu mwaka yari abishinzwe, yagombye kuba yaritwaye nk'umuntu udafite ahantu abogamiye. Ariko uyu munsi ari mu ntambara ya Kongo, ni umwe mu barwana muri Kongo. Ese ashobora kuba umwe mu batanga umuti w'intambara kandi ari umwe mu bateza ikibazo? Kuko uyu munsi perezida Ndayishimiye afite ingabo zirenga 10,000 ziri mu burasirazuba bwa Kongo, zaje kurwana zifatanyije n'ingabo za Kongo. Ahubwo ngira ngo reka tubivuge, icyamujyanye i Kinshasa ni ukubwira perezida mugenzi we w'inshuti ye, rero ibyanjye birarangirana na manda yanjye izarangira ejo bundi kuri 28, kuko ngiye guha inkoni y'ubushumba cyangwa y'ubutware perezida Museveni, niwe uzasigara ayoboye iyi mekanisme. None ngibyo nashobora kugufasha narabikoze, ubwo ahasigaye umenye ukundi kuntu byitwaramo, kuko nyuma ya 28 nzaba ntagifite ububasha z'ukwezi kwa gatanu. Nejo bundi yaje ni mu minsi ibiri. Ni ukuvuga ngo we yagiye kumusezera amubwira ko azaba atakiri mu mwanya yari arimo. Ngira ngo muranabyibuka igihe perezida Ndayishimiye aje Kinshasa agiye kubonana n'urubyiruko rwa Afurika, igihe yari champion wa Union Africaine w'urubyiruko, nibwo yatangaje yuko ngo agiye gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda ngo gukuraho ubuyobozi bwabo, ngo Kongo atari bo bazaguma ngo ari imfungwa mu karere kose, kuko kuri we azi yuko ngo akarere kose kabohowe uretse u Rwanda. Ibyo perezida Ndayishimiye yabivugiye Kinshasa, yitwikiriye umutaka w'ubumwe bwa Afurika, w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kubera ko yari yagiye mu nama muri urwo rwego. None uyu munsi yagiye Kinshasa yitwikiriye nanone umutaka w'iriya mekanisme y'akarere yo kugarura amahoro muri Kongo. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iriya mekanisme ijyaho, n'ubundi muri Kongo hari ibibazo bitigeze bikemuka kugeza uyu munsi. Ubu rero ikigaragara kigiye gukurikiraho, ntabwo mu by'ukuri yenda ibyo nimo mvuga ntabwo ari ubuhanuzi, ariko icyo mbona uko tubibona, intambara yo muri Kongo igiye guhindura isura. Perezida Kabila naba umwe mu bayobozi biki ari cyo cyose uko bazakita ntabwo twari twabimenya, ariko byanze bikunze bizabaho, kuko keretse nibazanye uwundi mutwe uzaza mu ihuriro rya AFC, ubwo icyo gihe ntabwo bizaba ikiswe AFC M23, izitwa AFC igizwe n'imitwe myinshi, ubwo yose ntibashobora kuyilistinga, izaba nyine alliance. Nk'ukuntu ngira ngo na AFDL niko yitwaga, nayo yitwaga Alliance des Forces Démocratiques. Ibintu byose aba ari alliance, yari alliance n'uvuga ngo aba harimo imitwe myinshi ihurijwe mu mutwe, ni nk'ihuriro. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi ambasaderi yabivuze, perezida Kabila yinjiye muri iriya ntambara, intara ya Katanga ntabwo izatinda kwiyomora ku butegetsi bwa perezida Tshisekedi, kuko mu bantu babangamiwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bari abantu bo muri Katanga barimo. Kandi ibibazo hagati y'Abanyakasayi n'Abanyakatanga ni ibibazo bimaze imyaka myinshi, ndetse ni n'abantu bafitanye inzigo, kuko hari igihe habayeho no kumena amaraso, kuko Abanyakasayi bose basuhukira muri Katanga bagiye gushaka ubuzima. None uyu munsi aho bagereye ku butegetsi, baraje bigabiza ubutunzi bwose bwo mu ntara ya Katanga. Byumvikana ko Abanyakatanga baba babibona yuko ubutunzi bwabo
butwarwa n'abandi noneho bugatwarwa n'abantu bari basanzwe bafitanye ibibazo by'imyaka 10 banafitanye n'inzigo. Rero Perezida Kabila kwinjira muri iriya ntambara nibaza yuko bizayoroshya ku ruhande rw'abayirwanaga barwanya ubutegetsi kandi bizayihutisha kuko naho nagiye kubaza ambasaderi Issa Bashongore nk'ubu AFC M23 ivuga ko itazihanganira ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge abantu babirebera babibona ntibagire icyo bakora kumva yuko yo ibibazo byagombye kuba bikemuka mu mahoro. Ibi ngibi ntabwo biratuma muri ibyo bice birimo abanyamurenge AFC M23 bavuga ko barimo kwicwa noneho urugamba ruhakomera cyane. Ndagira ngo AFC M23 ntabwo ari byo yagenderaho ariko mu byo igomba guprotectinga ibyo nabyo birimo gahunda ni nini ariko ntabwo nanone bashobora kwihanganira yuko abanyamurenge cyangwa n'abandi batutsi nibyo guverinoma ya Kinshasa yerekanye koko urwango kuri abo bantu wenda badasa nabo kugira ngo bavaneho ariko ntitugiye mu mutego no kwibwira ko abanyekongo bangaba abatutsi cyangwa abanyamurenge ibintu nk'ibyo ngibyo ni gahunda y'abazungu y'ababirigi tugishakire kure niho tuzabona n'umuti tubwire abanyekongo ariko mwebwe turapfike ko twabonye kuva kera buri muntu abaho akamenya undi iki nicyo kintu cyabajemo cyo kuza kuvuga ngo umututsi mukivanye he n'abazungu iriya ziriya nama zibera Doha muzi ko ejo bundi ababirigi baje bakabijyamo bakabidobya bigasa n'ibihagaze kubera iki abantu bafatiye ibihano u Rwanda ni ibihugu bya participié muri conférence de Berlin le partage de l'Afrique. Abatufatiye ibi bihano ni l'Angleterre ni l'Allemagne bari ni la Belgique la France. Ibyo bihugu byose kuko bisa naho twashatse gukora ku nyungu zabo barahaguruka mu buryo budasobanutse. Ejo bundi nabonye yuko bagize inama basubira inyuma baravuga ngo ibi bihano ntabwo bazayifata kubera iki habaye iki barahubutse kuko Union Européenne ni ibihugu 27 ariko uretse ibyo bine nari maze kuvuga n'abantu nk'abadepite babiri bari basaze sisi n'abandi ba France bagashyira hamwe bakata ku Rwanda noneho bakajyana abandi mu gikundi ngo barufatire ibihano. Ubu barakangutse rero babyutse basanga bakoza ibintu bidasobanutse kuko ubundi abazungu baratekereza bakareba fact uyu muntu turamufatira ibihano kubera iki urabona ko basubiye inyuma. Now icyo shaka kuvuga gusa nuko iyi ntambara ifite imizi twebwe turareba ibyipasa ubu ngubu ariko birava kure Tshisekedi yabaye nk'imbwa bashumukuye. Tshisekedi i Bruxelles yasohokana n'abakobwa b'abanyarwandakazi arabazi uvuga ngo wanga abanyarwanda usohokana n'abanyarwanda inshuti nyinshi z'abanyarwanda barazi ariko abazungu bamujyamo. Wewe rero kubera ko complex kwibwira we yagezeho yibwira yuko ari murumuna w'umwami w'Ababirigi kuko yagiyeyo niho hitira akagenda n'ibyo byamureba ariko amaramuko y'igihugu ntabwo wayashyira mu maboko y'Ababirigi cyangwa mu maboko yawe wenyine. Hari parlement hari sena hari abandi bantu bashobora kugira inama kugira ngo wowe gukora wenyine. Noneho rero ku kibazo wari ubajije jye mbona yuko naziriya nama zibera hirya no hino sinzi ko bizatanga umusaruro kuri jyewe uko mbibona. Umusaruro uzaza mu gihe abanyekongo ubwabo
bazagizeho bakavuga ati ariko turapfa iki igihugu ni kinini twese dushobora kubamo kuko Tshisekedi we icyo ubona kimwirukansa ni ukuvuga ngo bashobora kumvana ku butegetsi ese bakoze ibintu ku buryo wava ku butegetsi ukaba umuperezida n'ibyo baguha byose ukiberaho neza n'abana bawe aho kugira ngo uhunge kuko nawe uhunze nuko ubwenge bw'abari bugufi Chombe yaragiye yari yatwaye menshi bamushutse ngo akore secession muri Katanga yapfuye ate saba babirigi bamutanze yego dusigaranye umunota umwe buri wese akoreshemo amasegonda wenda kujya igoma kwa Joseph Kabila ni imbaraga kuri AFC 23 nkuko mwabisobanuye ariko se leta ya Kinshasa bireba bifate gutyo nkaho ari ibintu biraho gusa cyangwa nayo mutekereza ko hari uburyo